بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر الحامدين اللهم إنا نسألك شكر الصابرين وصبر الشاكرين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين أما بعد tubanje gushimira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala imana rurema ishobora byose mu bihe byose tuyishimira gushimira guhoraho tunayisabe ukwihangana kw'abashima ndetse no kwishima kw'abihangana kubera ko ari igena byose mu buzima bwacu bwa buri munsi abagaragu ba Allah amahoro n'imigisha tubisabira intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wowe n'abiwe bitanze batizigamye bakitanga amagara n'amagana kugira ngo njye nawe uyu munsi tube turi abo turi bo kuri uyu munsi dushimire uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubw'urumuri abaducanira rutigeze ruzimangatanira mu nzira rutatugezeho natwe tukaba dufite inshingano zitoroshye zo gukomeza gufatirana uru rumuri kugira ngo tuzarugeze ku bandi bazaza mu bihe byizaza nyuma y'uyu munsi bagaragu ba Allah umuryango witwa kunyurwa ni umuryango mu miryango umuyisilamu akwiriye kubana nayo mu buzima bwe bwa buri munsi akiyakira akanakira uko Allah yamugeneye mu buzima bwe bwa buri munsi ukanishimira umunsi Allah guhaye kuko uyu munsi utandukanye n'umunsi w'ejo hashize ibikorwa uri buze gukora muri uyu munsi nibyo bizakurokora bikagukuriraho agahinda k'iminsi yashize ndetse bikanakubakira icyizere cy'iminsi izaza uyu munsi rero wawe niwo munsi wawe ugomba kumva yuko ijuru kuri wowe bishoboka ariko nanone utitwaritse neza uyu munsi ushobora kukubera umunsi w'igihombo ndetse n'agahinda gakomeye haba hano kuri iyi si igihe gitoya ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka twese turabizi hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana itubwira ngo birashoboka yuko umuntu bwacya ari umwemera bukira yamaze guhakana biranashoboka yuko bwacya ari umuhakanyi bukira amaze kwemera byumvikana ngo kuri wa munsi wawe hari uguhindagurika gukomeye kwa bamwe niyo mpamvu ugomba gufatirana ukakubyaza umusaruro uyu munsi nyurwa n'uyu munsi kandi ishimire kuba uriho uyu munsi Imana kuba yaguhaye igishoro cy'uyu munsi ni uko izi neza yuko hari umugambi mwiza yari igufitiye wifata agahinda k'ahashize ngo ufate ugutsindwa kw'ejo hashize ngo ubigire impamba kuri uyu munsi cyangwa se impagarara mu mutima wawe zo kwibaza ejo kuntu hazaba hameze zo kwibaza uko bizagenda ejo ngo bibe byaba impamvu yo gutuma uyu munsi wuzurana ubwoba bibe byaba impamvu yo gutuma uyu munsi utabasha kubaho kandi ari wo munsi wawe Imana yakugeneye kandi nezezwa na bityo ufite kuri uyu munsi kuko ari byo Allah yakugeneye azi neza yuko kuba wabibamo ari byo byaguha gutuza no gutekana mu buzima bwawe bwa buri munsi witwarwa n'abafite bandi ngo urabe ibyo bafite iko byaba bingana uko ariko kose ngo bikwibagize ibyo utunze kuko ibyo utunze nibyo ufiteho ububasha n'uburenganzira kuko iyo abiguhaye yari izi neza yuko byagutunga witwarwa ngo urebe abari hejuru yawe ngo bagutware ibitekerezo bagutware imbaraga wibaza ngo abandi bageze kure bibe byaba impamvu yo gutuma utabona bya bindi wari utunze kandi Allah yabiguhaye azi neza yuko byagutunga ntabwo turiho ku bwacu turiho ku bwayo iratugenera kandi itugenera ibibyuzuye ni nayo mpamvu tutagomba guhangayikira ibindi ibyo ari byo byose by'abandi kuko byo ntibishobora kuba byadutunga uko byaba bimeze byose ndabizi neza yuko ikikugoye kuri uyu munsi mugaragu wa Allah nta kindi ni ibintu bibiri n'ejo hashize agahinda wahakuye n'umubabaro n'ejo hazaza impungenge n'impagarara uhafitiye wibaza ngo ejo bizagenda bite ibi byombi bagaragu ba Allah birashoboka ko wabihindura uyu munsi kuko uko wakwitwara uyu munsi ku makosa wakoze ejo hashize ukayakosora nibyo byakubakira icyizere cy'ejo hazaza imbere yawe niyo mpamvu utagomba kugira ubwoba ahubwo igihe cyose ukwiye kwiyakira mu buzima bwawe bwa buri munsi wituma ubwonko bwawe ubwenge bwawe ibitekerezo byawe byambukiranya iminsi ngo bijye gutura ejo hawe hazaza kandi n'uyu munsi utari wahabonera igisobanuro ndetse utari wabasha no kuba wahaba nk'uko bikwiriye yuko wahaba haranira kudatakaza uburiwe mu buzima bwawe bwa buri munsi wikwemera gutsindwa wikwemera kurambika wikwemera kurambirwa wikwemera kubivamo wikwemera gutakaza icyizere cyawe kubera impagarara z'ejo hazaza cyangwa se agahinda k'ejo hashize
intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira ngo umuntu aba ari hagati y'ibihe bibiri, bayna ajalin qad mada la yadri ma Allahu qadin fihi la yadri ma Allahu qadin fihi wa bayna ajalin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fihi. Umuntu aba ari hagati y'ibihe bibiri, igihe cyatambutse ku byo yahakoze ntabwo azi niba Allah yarabyakiriye cyangwa se Allah azaca urubanza ashingiye kuki. Nanone kandi igihe cya kabiri ni igihe kiri imbere, ntabwo uzi ngo Imana yahageneye iki. Uyu munsi rero niwo ukwiriye kubamo, kuko uyu munsi wagukosorera amakosa wakoze ejo, ndetse nanone ukakubakira ejo hawe hazaza. Bagaragwa Allah, ni igihe cyo kuganiriza umutima wawe ukibaza uti niki natanze kugira ngo uyu munsi nongere mbeho, nyuma y'uko ejo hashize nari mpafitiye ubwoba nzi neza ko ntari buze kubaho. Niba ntacyo watanze rero, Allah wakugiriye ubuntu arakiguhaye, aguhaye ubuzima ngo uzube muri uyu munsi ubyaza umusaruro. Reba isala wasaye ku munsi washize zirangana zite? Wowe ku bwawe ari wowe uzakira, wazakirana ubuhe bwuzu? Wazakirana izihe mbaraga? Ese ntubona ko hari icyo ukwiriye gukosora ku mibanire hagati yawe na nyagasani wawe? Reba bagenzi bawe imibanire mwagiranye ku munsi w'ejo. Ese ntabwo ubona yuko bikwiriye yuko uyu munsi wakubaka amateka mashya ku bigendanye n'imibanire hagati yawe na bagenzi bawe? Bavandimwe, reba uko ubaniye roho yawe. Ejo ni ibihe bikorwa wakoze bishobora kuba byazakurokora, bikanagutabara, bikanakuvuganira ejo hawe hazaza? Ntabwo ubona yuko uyu munsi niba utarakoze ibihagije, uyu munsi wawuheraho mu guhindura amateka agize ubuzima bwawe bwa buri munsi? Witegereza ngo ejo nibwo nzahinduka, kuko ejo ntihabaho. Ejo ntihabaho bagaragwa Allah. Abagiye bavuga ejo na n'uyu munsi haracyitwa ejo. Ahubwo haranira ngo uyu munsi fate imfunguzo z'impinduka mu buzima bwanjye, kandi ntere intambwe zifungura ejo hanjye hazaza, nshingiye uko ndi buze kwitwara kuri uyu munsi. Uyu munsi rero bagaragwa Allah, ndawuvuga kugira ngo wumve, kubera ko niwe ugomba kubakiraho ubuzima bwawe bwa buri munsi. Nutungana uyu munsi, uzaba ugize amahirwe yo kuzigama ubuzima bwawe buzaza, ukabuzigamira. Niyo mpamvu abantu bazicuza ku munsi w'imperuka, Qur'ani tubwira muri suratul Fajr, bazavuga bati nyagasani Mana, ya laitani qaddamtu li hayati. Ati nyagasani Mana, iyo biza gushoboka nkazigamira iminsi yanjye, nkagira ibyo nahunika mu minsi yanjye. Kubera iki? Arimo arareba agasanga yatakaje wa munsi yumvaga yuko kuri we nta mpinduka yawugiramo, ari umunsi umwe. Ariko iyo aza kuwufatiranya, ugahera uyu munsi ukavuga uti insha Allahu ta'ala, uyu munsi ni ku cyumweru, nta bindi bimpugije, mfite byinshi, ngiye kuba nafata umwanya wanjye nkora ibi, ukabipanga ku mubano hagati yawe na nyagasani wawe, wizigamira ejo hazaza hawe, ukanabipanga ku mibanire hagati yawe na bagenzi bawe, aho mwari mufitanye ikibazo mukiyunga kubera Allah subhanahu wa ta'ala, mbere yuko uwo ari we wese muri twebwe agerwaho n'urupfu. Nsoreze ku jambo ritoya. Umwana muto yabajije sekuru, aramubwira ati sogokuru, ni igihe gihe cyiza cyo gukora ibada? Ni ikihe gihe cyiza nakora ibikorwa ngaragira Imana ikankunda kurushaho? Ni ryari nakora ibikorwa byiza kurushaho ku buryo nagana Uwiteka Allah nyishimiye? Umubyeyi arasubiza umwuzukuru, aramubwira ati yewe mwana wanjye, yewe mwuzukuru wanjye, igihe cyiza cyo gukoramo ibada ni igihe ukoze ibada mbere y'uko upfa. Ni igihe ukoze ibada ko risorezaho ubuzima bwawe. Twese nabyo byifuzo byacu. Umuntu aravuga ati wenda nzapfe ndi gusari, wenda nzapfe ndi gusoma Qur'ani, wenda nzapfe nagiye gusura abarwayi, wenda nzapfe. Yani umuntu arashaka gusoreza ubuzima bwe mu bikorwa byiza, azi neza ko bifitanye isano hagati ye na Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda hari byamubera umuvugizi n'umutakambizi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umwuzukuru yibaza ikibazo, aravuga ati none se namenya ryari nzapfa ngo ntangire nkora ibikorwa? Ni gute namenya ko ngiye gupfa ngo nkore igikorwa noneho gituma Allah anyakiriramo, cyangwa se amfatiramo, cyangwa se ankuriramo roho? Buri wese muri twebwe aramutse abwiwe yuko Sabiri arabapfuye, ntabwo yava hano ngo ajye muri siporo, ntabwo yava ahangaha ngo ajye kuryama, ntabwo yava ahangaha ngo ajye mu biki, yakora byinshi muri aka kanya, yagafatiranya, byanze bikunze niko kamere iteye. Ariko se mugaragu wa Allah, ni ryari uzakanguka? Undi muhanga ati ntago wifuza gupfa utaricuza, ariko ntiwifuza kwicuza mbere y'uko upfa.
niko tuteye. Igihe cyose ntawakwifuza gupfa uko ari, ntawakwifuza kugenda uko ameze, ahubwo uravuga uti nyagasani Imana ndagusaba yuko wazampa kwicuza mbere yuko mpfa. Ariko masikini uyu munsi wa none nta nubwo uri tayari kwicuza, kandi uzi neza yuko isaha n'isaha wapfa. Wa mubyeyi yasubije umwuzukuru aramubwira ati mwana wanjye, niyo mpamvu ukwiriye gukora ibada igihe icyo ari cyo cyose, kuko utazi igihe wakurirwamo roho n'aho wayikurirwamo. Aho Allah uzi neza yuko yashima uramutse uhari, hagume kandi uhashyire ibitekerezo byawe. Aho uzi neza yuko Allah adakunda kandi ukaba uhari, gerageza uhahunge, utere intambwe zihahunga, unasabe Allah kubera umuterankunga ukomeye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bagaragwa Allah, uyu munsi ni wo wawe, uyu munsi uhinduremo amateka yawe, uyu munsi haranira yuko wakubaka kandi unagusigamire ukubakiye ejo hawe hazaza, niba ushaka kuzabona ubwiza n'ibyishimo n'umunezero imbere yawe n'imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dusoreje ahangaha insha Allah ta'ala, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadutera inkunga ku munsi wacu, atuze kuduhereza umunsi mwiza, aduherezemo gukora ibikorwa byiza, atugirire ubuntu mu buzima bwacu bwa buri munsi, aduhinduke guhinduka kudasubira inyuma mu byaha ndetse no muri bya bindi atishimira, ahubwo atugire imbaraga, anatwongerera imbaraga zikora bya bindi akunda kandi yishimira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko aduha uyu munsi ukaba mwiza kurusha umunsi washize, kandi tubasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko ejo hazaza hacu hazaba heza kurusha uyu munsi. Turingingo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushimisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aduhe ibidukwiye kandi aduhe kunezerwa nabyo, aduhe kunyurwa nabyo, aduhe kumva yuko ibyo dutunze ari byo byaduha gutuza. Kandi Allah turinde kurarikira iby'abandi, aturinde gutwarwa n'iby'abandi, aturinde kuba twatwara iby'abandi, aturinde kwiba no guhuguza. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko aturinde abagome, aturinde abanyeshyari, aturinde abo ari bo bose batwifuriza inabi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala tumwinginga yuko mu byiza yateganyirije abeza yadushyira muri abo ngabo, ndetse nanone muri bya bigeragezo yateganyije ba bandi bigomeka ku mategeko ye, turingingo Uwiteka yuko atwegeza kuri uburakari bwe, kuko ari ushobora byose mu bihe byose. Turinginga Allah subhanahu wa ta'ala yuko ugutangira kwacu kwaba ugutangira kw'ineza, ndetse no gusoza kwacu kwaba ari ugusoza kwakirwa ibikorwa byiza tuba twakoze. Nyagasani Imana, ku gitabo gishyashya tugiye gutangira kwandikirwamo ibikorwa byacu, turasaba Allah yuko yaduha gutunganya mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi Allah duhe gukora ibikorwa akunda kandi yishimira. Yaba njye nawe turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kuturebesha ijisho ry'impuhwe, akomeza aturindane n'urubyaro rwacu, aturindane n'urushako rwacu, aturindane n'ababyeyi bacu, aturindane n'imiryango yacu aho iva ikagera, aduhe gukundana kubera we, aduhe kuzuzanya kubera we, aturinde ishyari n'abanyeshyari, aturinde ubugome n'abagome, aturinde amarozi n'uburozi, aturinde icyo ari cyo cyose cyatuma duhungabana mu buzima bwacu, bwaba ari ubuzima bw'imyemerere cyangwa se ubuzima bwite bw'ubuzima buzira umuze, kuko Allah ni ushobora byose mu bihe byose. Turamwinginze, turamutakambira ngo azaduhuze n'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, azaduhe kubona ibyiza mu byo yateganyirije abantu bazaba ari mu ijuru, aduhe kuzabana n'imiryango yacu muri aljanna, kandi azaduhuze n'abo dukunda n'abo twakunze n'abo tuzakunda, bose tuzahurira muri jannatul firdaus al-a'la. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.